imyaka 7 irashize bashyingirana. Ange na Didier basa nk'abafite ubuzima bwiza ku ruhande rw'abantu babazi ndetse babareba. Bafite akazi keza, abana 2 ndetse n'inzu nziza. Ariko imbere mu rugo harimo ibanga rikomeye buri umwe ahishura. Ange afite amabanga ajyanye n'igihe yakoreye mu mahanga, naho Didier we akagira amabanga arebana n'amadeni ndetse n'umubano wihishe afitanye n'umuntu wo hafi y'umuryango. Ikinamico iragenda igaragaza ukuntu urugo rumeze nk'ijuru inyuma, nyamara imbere ari ishyamba ririmo ibanga. Guhangana, gukizwa no guhitamo. Bamwe bavuga ko urugo ari nk'ijuru iyo rufite amahoro, rufite urukundo ndetse n'icyizere. Ariko hari igihe iryo juru riba ritwikiriwe n'igihu, imbere hakaba harimo umuriro utagaragara. Urugo rwa Ange na Didier ni rumwe mu rwagaragaraga neza inyuma, ariko imbere harimo byinshi ndetse byinshi bitavugwa. Ibanga rimwe rikwiye kumvikana ritaranatinda. Ni umunsi w'amavuko wa mariage yabo, imyaka 7 irashize basezeranye. Bafitanye abana 2, bafite akazi keza ndetse n'inzu nziza. Ariko umutima w'umwe muri bo urimo urarira rwose. Nuko Didier yinjira mu cyumba afite indabo ndetse n'impano nziza ahobera umugore we ariwe Ange. Arangije amubwira amagambo meza ati: "Ndagukunda Ange. Iyi myaka 7 twamaranye ndetse n'iminsi twabanye yanyigishije byinshi. Wambereye umugisha ndetse wambereye umugore mwiza." Birumvikana Ange nk'umuntu wari wakiriye impano ndetse abwiwe n'amagambo meza, yarasetse arangije aravuga ngo urakoze Didier. Njye sinzi icyo navuga, ariko ndabigushimira. Mu gihe Didier yishimiraga uwo munsi, Ange we yari afite umutwaro umuremereye ku mutima we ndetse n'umutima utakwiyumvisha. Ubutumwa bwari bwaje kuri telefone yiwe buturutse ku muntu wahahise. Message yaraje nk'ibisanzwe iturutse kuri WhatsApp iza kuri telefone ya Ange. Ivuga ngo ndabizi ko wubatse, ariko hari icyo ngomba kukubwira mbere yuko bimera nabi kurushaho. Kevin ni umusore Ange yakundanye nawe mu gihe yakoreraga Nairobi. Yaragarutse mu Rwanda, ariko se kuki agarutse ubu ngubu? Kuki atagarutse mbere ubundi? Ni amasaha ya nimugoroba, barimo barafungura nk'umuryango, baricaye bose bari kurya kandi baranezerewe. Nuko Didier abatereye amagambo ati: "Ange, uri buze kujya kuri salo mu gitondo. Ubwo rero ndibuze kujyana abana kwa mama babasura." Nk'uko Ange yari yakiriye message umugabo we atazi, yari yataye umutwe rwose birumvikana. Arangije ashigukira hejuru baravuze ngo nari nabyibagiwe. Kandi urakoze Didier. Buri jambo Ange yavugaga ryari ririmo umutima uri kure, umutima utari aho ngaho mu bitekerezo bye. Hari ikintu gikomeye kimusubiza inyuma, ariwe Kevin. Ntibyatinze rero bwarakeye, Ange yahanye gahunda na Kevin ko bagomba guhura nk'abantu batari baherukanye. Barahoberana, baricara baraganira. Nuko Kevin arangije aravuga: "Sinabashije gukomeza kubaho ntakubwije ukuri. Hari ibyo ntakubwiye mbere yuko ngenda, none nshaka kubikubwira byose." Kevin: "Rubatse, mfite abana, nta mpamvu y'iki kiganiro. Urubatse ariko ntunezerewe." Ange: "Narakugenzuye, mbabarira, ariko sinshobora kubaho ntakubwije ukuri." "Ukuri? Ni ukuhe kuri? Ese Kevin afite ukuhe kuri kurusha ukuri mu mutima wa Ange? Ese kuko urugo rwa Ange rwubatse rufite igiti cy'urukundo cyangwa ni inkingi z'ubwoba?" Birumvikana Ange yaratashye, yasubiye mu rugo. Ntabwo yari ameze neza kubera ko yari yaganiriye na Kevin, kandi ntabwo yari ameranye neza nawe rwose.
yaratashye agera mu rugo arangije afata umwanya wo kwitekerezaho ndetse no gusenga. Arangije yatura amagambo aravuga ngo Mana, ndumva mboshye, nzi ko Didi yankunda ariko nanjye ndumva ntameze neza, sinzi icyo nakora, babarira nta mahitamo y'ukuri. Burya hari igihe umuntu atavuga ibimurimo ariko Imana yo irabibona byose. Ikibazo ni iki ngiki, ese Imana izamwereka inzira mbere y'uko amahitamo yamuzanira igihombo? Aho umutindi yanitse riva koko. Anje yasize telefone ye muri salo ayisiga ku meza, arangije ajya mu cyumba. Mu gihe agiye mu cyumba message yaraje iza Didi yari wiri hafi. Arangije afata telefone mu gihe ayishyiriye umugore we, asoma message ije muri telefone. Yarasomye ata umutwe ntiyabyiyumvisha neza, arangije arongera arasoma. Asoma message mu ijwi rituje kandi byuzuye agahinda. Arangije asubira, babarira naragukundaga cyane kurusha uko watekerezaga. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ese Didi yagiye kuvumbura ibyo atigeze atekereza mu myaka 7 ishize? Ibanga rimwe ryashoboraga gukiza cyangwa rigasenya? Iyi ni intangiriro y'urugendo rw'ibanga, amarira, amahitamo n'ukuri. Birahebuje rwose. Ntucikwe na episode ya 2 y'ikinamico Amabanga y'urugo rutavugwa, aho kuri gutangira gucengera nk'umwotsi. Ntuzacikwe na episode ya 2 ikurikira y'ikinamico Amabanga y'urugo rutavugwa. Kandi wandike comment, ese utekereza niba Anje ashobora kubwiza Didi ukuri cyangwa uravuga iki kuri Anje ndetse na Kevin? Murakoze cyane.